Muraho ndabakiye. Mu mateka y'u Rwanda hari amazina atazibagirana, ariko hagati muri ayo mateka rimwe mu mazina agarukaho cyane ni irya Paul Kagame, umugabo wahinduye amateka y'igihugu cye uhereye mu ivumbi ry'intambara kugeza ku gihugu gifite isura nshya n'iterambere rishya n'icyizere. Paul Kagame yavukiye muri Perefegitura ya Gitarama mu mwaka w'1957 mu gihe u Rwanda rwari rukiri mu ngoma ya cyami, ariko ubwo yari akiri muto imiryango myinshi y'Abatutsi yahungiye mu bihugu bituranye n'u Rwanda kubera ubwicanyi n'ivangura. Ni muri ubwo buryo Kagame yakuriye muri Uganda, aho yakuriye ari umwana w'impunzi ariko afite icyerekezo cy'ubwigenge no kwishakamo ibisubizo. Mu ishuri no mu buzima bwa gisirikare Kagame yamenyekanye nk'umusore w'umuhanga wicisha bugufi, ariko wumva ko nta kindi gishobora gusubiza umunyarwanda ishema atari we ubwe. Mu myaka ya za 80 mu 1980 Kagame yinjiye mu gisirikare cya Uganda bitaga National Resistance Army cyangwa se NRA, cyari kiyobowe na Yoweri Kaguta Museveni, ubu akaba ari perezida w'Ubugande. Niwe yahigiye ubuhanga bwa gisirikare, kuyobora no gutegura ibikorwa by'intambara. Mu mwaka w'1990 Abanyarwanda bari barahunze bafatanyije na Kagame batangije urugamba rwo kubohora igihugu, urugamba rwo kubohora u Rwanda. Nubwo rwari urugamba rwerurerure kandi rwishe mu marira, Kagame yabaye umutware w'intwari uharanira ko u Rwanda rwongera kugira amahoro, ubutabera n'ubumwe. Mu mwaka w'1994 u Rwanda rwagize amateka mabi cyane. Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abasaga miliyoni mu mezi 3 gusa. Kagame n'ingabo ze za Rwanda Patriotic Front nibo bahagaritse Jenoside mu gihe amahanga yose yari acecetse. Ibi byahinduye isura y'isi yose ku Rwanda. Kagame ntiyahagaritse gusa, ahubwo yatangiye urugendo rushya rwo kongera kubaka igihugu cyasenyutse burundu mu mitima, mu mibereho no mu bukungu. Nyuma ya Jenoside Kagame yabaye visi perezida w'umugaba mukuru w'ingabo, hanyuma muri 2000 atorwa nka perezida w'u Rwanda. Kuva ubwo yagiye ahagarara nk'umuyobozi uharanira ubumwe n'ubwiyunge binyuze muri gacaca inama z'abaturage. Iterambere ry'ubukungu binyuze muri gahunda nka Vision 2020 na Vision 2050. Bwisanzuye mu ikoranabuhanga, aho Kigali yabaye imwe mu mijyi ifite interineti yihuta kurusha indi muri Afurika. Kugabanya ruswa kugeza ubwo u Rwanda ruba mu bihugu bya mbere muri Afurika mu kurwanya ruswa, ndetse n'uburinganire, aho abagore bafite imyanya irenga 60% mu nteko ishinga amategeko, ibintu bidasanzwe cyane muri Afurika. Kagame yubahwa kandi anavugwaho byinshi, ariko ntawashidikanya ko yabaye umutima w'ihinduka ry'u Rwanda. Igihugu kigeze mu mwijima ukabije kikaba cyarabaye icyizere ku mugabane wa Afurika. Perezida Kagame akunze kuvuga ati, u Rwanda ni urwacu twese kandi tugomba kurwubaka natwe ubwacu. Iryo jambo ryabaye indangagaciro ku Banyarwanda benshi, by'umwihariko urubyiruko rwizeye ko ubuyobozi bufite icyerekezo bushobora guhindura byose. Uyu munsi u Rwanda rufatwa nk'igihugu gifite umutekano, isuku, ikoranabuhanga n'imiyoborere myiza. Ibi byose ni umusaruro w'imiyoborere ishingiye ku guharanira icyiza rusange. Ubuyobozi bwa Kagame bwahinduye byinshi, ariko nanone bwashyize imbere inshingano ku Banyarwanda bose gukomeza kubaka igihugu, gukunda umurimo no kutibagirwa amateka. Kandi uko Kagame yigeze kubivuga mu magambo yagira ati, nta wundi uzadukorera ibyo twe nyine tugomba gukora, twese turi abayobozi b'ahazaza h'igihugu cyacu. Paul Kagame ni umuyobozi wagiye arenga imbibi z'umuntu umwe
ahubwo aba igitekerezo, ikimenyetso cy'uko n'igihugu kigeze mu mwijima gishobora kongera kumurika. Paul Kagame ubu tuvugana yagize isabukuru y'amavuko ku myaka ye hafi 68 kuko yavutse tariki 23 z'ukwezi kwa 10 1957. Ubu Paul Kagame ni muzi w'impinduramatwara y'ubwiyunge n'iterambere. Yewe twanyemo iki kiganiro nitwa Adolphe, ndagusaba kandi subscribe komeze gushyigikirana n'ibindi biganiro by'ubwenge bizajya bikugeraho. Murakoze, murakarama.